ngo mbaraga meze bisimza ni neza bakindi abakuze imizimani ko kabona tuje muri imisi ni cyo kibazo cyo wikivuga hari ikibazo cyaba cyarabaye nitukimenye Imana cyari ikibazo kirara ariko ntago ari ngombwa ngo nikubwire ntago namena amabanga gute utanyizera nk'inshuti yawe wambwiye ko hari ikintu wenda nawe nagufasha nyine reka wenda nyine mbikubwire ariko nawe uzaceceka oya ntabwo nakuvamo nk'umusaza ngomba kukubikira ibanga suzi ko ndi inshuti yawe se nyine buriya urebye pe siko papa nyine urabizi ko ari umuntu ukorera hejuru papa twitaho pe nk'umuryango pe ndabibona ariko mama we ntabishaka gute se kandi dore nyine impamvu ukuntu mama atatwitaho ikibazo ni kimwe papa gerageza uburyo najya kwiga ariko mama we ntabishaka gute atabikora ntabwo ndumva icyo ushatse kuvuga mbwira ikibazo gira dore impamvu papa urabizi aba yakubise kugira ngo abone ashaka amaramuko yuko tubaho nyine nk'umuryango ariko mama we nakabonetse akijyanira mu kabari nese ubwo hari ikindi ntari kuvuga ushatse kuvuga ko tutazakomenyezanya amashuri ntabwo twakomezanya kuko mama ntaba abishaka kandi waratsinze nese ubwo none byagenda bite ko papa nawe ashakisha ariko mama we agatera yijyanira mu kabari akajya gusangira n'abandi bagabo umwana atari mu ishuri reka nguhe urugero papa yamaye icy'umunani ejo bundi njya kugura amakaye ngiye nahuye na mama we icyo yakoze yahise anyambura ya mafaranga yakuzaniye amakaye se yawe nyine urabyumva yahise yigira mu kabari ya mafaranga atangira kuyanywera n'abandi bagabo mwese wowe wumva ikibazo nakubwiye aho kiri yatangiye kuyanywera anywera amafaranga y'amakaye yawe wakagiye ku ishuri nyine niyo mpamvu ubona ntakiza ku ishuri ubitekerezaho iki nka famille na wowe na papa wawe na mwese twakora iki papa nawe arakubitwa wumve ngo arakubitwa noneho natwe iyo tuvuze mama duhoza ku nkeke nyine nta kundi twabigenza none nkawe wabikoraho iki ko umaze kuba agasore nubwo tukiri batoya nzakora iki igihe ko nsigaye numva ntakomeza kwirirwa nzira mama ngiye kwigira mu ngiye gukora akazi hano karabuze ngiye kwishakira amafaranga cyakora nugenda dore uri umuvandimwe nugenda uzambwire ngo hagati cye jya ndebe nk'ikindi kintu nagufasha mani uraho uyu munsi barakwica mbuze ukuntu dadi yavuze mana we ntumukira ese natinze ariko umfashe umumbwirire impamvu none wari ufite iyihe gahunda njyewe nta gahunda zawe mbazi uba wanazimishe uba wagiye gutereta oya sha sister nawe ya nshuti yanjye suyize hariya hirya umva ababyeyi b'iyi minsi byagenze bite se mama we yarabananiye mbaraga yirirwa bahingira bashakishiriza uzi ngasohokane na kakabwa kara hirya ngo ni mucoma inde mucoma wo kwa ntabareze umva umugore we yararize yarihanaguye yego umugore wande umugore wa mbaraga nani umugore wa mucoma nose byagenze bite yirirwa mu bagabo mbaraga yajya ku muhanda bakamukubita abagabo b'uwo mu cyo kora none se ubwo ngubwo mbaraga aracyabana n'uwo mugore wazambwira akamusiga baracyabana ariko na wa muhungu w'inshuti yanjye ngo agiye kwigira iyo za Kigali yewe byarutwa mbaraga yabyitwayemo umusore mugore yarabikoze ngo yajyanye na mucoma mu ku Gisenyi ubu se mucoma ko yabonaga ari umugabo yasimbuza mbaraga ariko abagore rero baragwira buriya mbaraga ukuntu yitangiraga urugo abonye umugore utari ikigoryi mbaraga ni umugabo uzi gushakira urugo rwe nabikoraho iki ubu se jye kumureba muganirize muhamagare se njye kumureba oya kamuhamagare ibintu nabyangane katitaba yagiye mu kazi se
aramfasha. Alo, muraho neza mbara? Yo, disi ibibazo byabayeho twarabimenye, disi mwihangane. Mbese none se ubu uri mu rugo mbara? Erega nabyumvishije iyo ruguru wa mugore wawe yaraguteye ajyanye na mucoma. Yego ko abagore baragwira cyakora, gusa nta n'ukundi mukwiriye kwihangana. Biriya ni ibintu bibaho, ariko uzabona abagoza amarira rwose. Uriya mugore yaguteye ntacyo, kanze nzamuke ndebe ko nakugeraho tuniganirire. Urakoze. Sawa. Karibu. Nibyo nanije kukubaza da. Aho se buriya uriya mugore wawe yaragutaye? Ewe, mwari muri aho ari ku ihepfo? Twatura. Naho ubundi nuko byagenze. Mperutse kuza ahangaha ntashye barambwira ngo mucoma ngo avuye mu rugo, ari nagiye guhinga, kumba numva ngo yiriwe hakurya. Nuko Erega rero kumba rero numva ngo yateze ngo iyo hakurya ngo bahuye ngo bari mu modoka, ngo bagiye Gisenyi. nuko ngo bafata imodoka baragenda barakomeza. Nuko ngiye kumva numva sinzi umugabo ujya kurangura amafi yo ngiyo za ntuzi yo ku Kivu. Nuko arambwiye ngo yababonye ku Gisenyi ngo niyo bari ngo bari mu mazi ngo bari koga, wagira ngo bahindutse amafi n'ingona nizo mbona zirirwa mu mazi. Yo rero mbaraga rero uriya mugore wawe n'ubundi kuva cyane twarabibonaga rwose. Usibye kubona yanzobe yawe, naho ubundi nta kigenda, yahoraga iyo ngiyo mu bigunda, yagiye mu mabara. Yewe ese ubundi wagize ngo usibye ko twanze kubivuga, ntihari ubwo twamufatiye iyo ruguru mu bigunda ari kumwe na wa mugabo wo kwa ntabareshyara, wa wundi ngo ni Indera, ngo ni Mucoma. Reka nzumbwire. Rero none ndiho ngikubwira. Twamubonye aturuka mfiyo ngiyo mu bigunda. Ari kumwe na wa muhungu, hari n'ubwo nigeze yewe kubanje hanga, dore nsanga bahagaze aha mu muryango. Uwo muhungu? Yewe. Naho ubundi mbaraga rwose byiguhangayikisha, tuza umutima, kubera ko uriya mugore ntagenda. Uriya mugore nigendere ukuntu namukundaga. Naramukundaga, nagenda ariko arambabaje, nagende. Iyo mbwa ngo ni Mucoma yamutwaye, nta kundi. Yo mbara rwose pole, sibyo uzibonera n'abawe. Nase ubu ngubu dore yararuguru hari uwo nzi usa nanjye da. Yaronze usa nanjye. Cyangwa ni wowe. Nase yawe njyewe bwari icyo ntwaye, ubona hari icyo n'abantwaye. Oya. Ntacyo ntwaye. Naho se ubu se ubitekereje ute
kuza kundeba rero burambaraga kuntu uri umugabo mwiza uri umugabo witanga rwose uri umugabo ubonye umugore mwiza barabishima se sha barabishima oya rwose ntabwo ariko abagore twese tumeze ubu ngubu ari njyewe najya nkwitaho buriya rwose njye najya nanakwitaho naho ubundi se njyewe nakwitaho da urumva uzabikora rwose mu mujya muhinduka abakobwa oya da nawe nuko yampindukaga uriya rwose mana yanjye kandi rero utaza kugira ngo nene rero nicyo cyari kinanzanye da ngo tuniganirire oya burya wajya unyaruka nka naza nkanagusura none se ubu se nyine navugaga navugaga ndetse ubu wagenda se utageze mu nzu ntiwagira ngo nagusuzuguye rero mu nzu bwo ntabwo ubu ngubu twahita tujyamo ariko kubera ni karibu da oya ubu ngubu umva ni karibu naho ubundi se ngwino da rero n'ubundi ubwo ngubwo naringiye kugira gute naringiye kujya gutera ibishyimbo hari haruguru rwose hari ahantu mukecuru rwose isambu Bwaho neza amakuru yawe yewe amakuru yanjye ni meza ku maso ufite ubwuzu bwinshi urimo wisetsa yewe nibyo ibyishimo rwose nibyo harayenze rwose kwa mbaraga kwa mugabo w'umuhinzi mworozi uba hano hirya si umuzi hirya wa wundi ukunda guhinga ufite amatungo ndamuzi w'umuhinzi umugore we sha yaramutaye wa mugore we yaragiye ubu rero mvuye kumusura na ka gahungu kiwe kigiriye i Kigali iyo ngiyo ntawamenya asigaye hariya wenyine ahubwo shari ikintu ashaka kungiraho inama dore nyine mbaraga urareba asigaye wenyine kandi umugore we yaramutaye urumva ndashaka kujya kubana na mbaraga pe kandi ndahavuye nsanga n'urugo rwiza ni ibwami ahubwo se bime neza se ubwo ngubwo rero ngiye kujya kwana nawe ahubwo shangiye ahubwo ni wumva umukobwa ufite ubwenge ari wowe umva hera none ugende umwiteho utangire umuhekeya ugende mutemberane ku gasantere umugurira agacupa nyine muzamukane si ugifite n'akazi umva nuhembwa ugende umugurira agapira wabonye n'ishati asigaye yambara agapantaro umugurira agapantaro ndebera n'ukuri buriya yagusebye ubundi ugende umugurira agapantaro agenda akeneza nasara icyo mpaye njyewe nawe dukora nta kibazo rwose yawe ntabwo usumva ubu ntekereza mbaraga rero buriya mbona uri umugabo uzi gukora witanga berega buriya we nabonye n'umugore mwiza nta n'icyo utakora usa nkawe nibyo oya ndahari nta kibazo ndahari erega burya urukundo ntaho rutaza bisaba kugira ngo umuntu agire n'ingufu kandi nyine nawe biramutse ugize ingufu naho ubundi rero mbaraga nzamuke ubwo turaza kongera kuvugana ruguru iriya mu gasantere hari ahantu umukecuru yaduhaye ngo tujye tujya kuhabagara buri nimugoroba sawa reka tujye kubagara nta hantu
yiyahure aka ni agaki kahendeye mu rugo rwa gisaka akazereke nikoye hafi habe jamwe nkadada nk'abantu habe mwaka nikoye habe none se karaya gusa ahubwo ko kameze nyabuna hafi ni iki muri go ubundi se muturutse kanasanze mu biti by'imyenda wewe warusha gukora icyanga njye nakubwiye mbaraga n'inshuti yanjye nanjye rabwo ngo niba inshuti yawe nanjye yaba inshuti yawe reka ahubwo uraho neza nuko se kariya ko buramujura se ntaje musangana mu biti da byawe nyirabyo bayataraburana ukazoba uzamura umunwa ubuye oya murapiki se ko ibintu mbifite harimo n'ibyo bagiye basize birahari mwigira ikibazo rwose ni icyo nahoze nkubwira nti dore na hariya dukorera uyu munsi bazaduhembye twagenda na hariya ruguru nkakugurira agacupa dore irunguru baryakwisha hano wenyine umugani se ugira ngo ndacyanagaheruka sinagaheruka wibagiwe nuko bagasoma twagenda kakugurira da n'utu twanwa bakaduconga neza sibyo ngaha rero tugende tugure n'udukweto ndagushimira ukuntu nyitaho ukunda kuza kundeba n'ubundi rwose nzajya nkomeza mbikore umwana mwiza erega ni ngombwa ko ikiremwamuntu kitaka ikindi kiremwamuntu turi ibiremwa turi ibiremwa uri na mwiza nkunda rwose ukuntu umeze neza uri mwiza bebe urakoze ga tugende reka tugende shyira ako gatebe mu nzu ze tugende reka nze shyira agatebe rwose tugera haruguru tugende tunywa agacupa oya turahita tunaza dore dusize tunatwitseho wa muhungu arahakinga naza